mwongeye kwirirwa abantu wanjye, reka mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yacu. Uyu munsi mbabazaniye video, ariko video nabazaniye nabonye irimo ubutumwa cyane ku bagabo n'abasore. Ariyo mpamvu nabaze ngo reka nyizane tuyirebere hamwe, turebere ibiri kuvugwa muri iyi video. Ni ibintu byakozweho ubushakashatsi, ni ibintu bagiye bagakusanya bagasanga ni ibintu abagore bahuriyeho mu kubeshya n'abakobwa. Ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye, ni kuri ya YouTube channel yacu. Abagore, ubwo niba mvuga abagore n'abakobwa mwiyumvemo nyine, ubwo ni igitsina gore. Abagore ngo bafite tekinike z'umwijima bakoresha bagukontorora, ndetse bafite ubushobozi buhambaye cyane bwo kuba bakontorora umugabo nk'igipupe kugira ngo bamukorere ikintu bashaka. Akenshi ukunda kumva abantu bavuga ku bagabo uburyo ari abantu babeshya, nyine atari abizerwa, ari abantu babeshya, ndetse ko ari imbwa zicana inyuma, ndetse abagabo bamwe na bamwe bagatangira kutwita inyamaswa. Ariko ukuri nuko abagore ngo iyo babishatse, umugore wabiteguye ati niwe muntu ushobora kugutuburira ukabona amarira arashe, cyangwa se akagutuburira akakugira inzanga akakugira imbwa. Umve, nibo bahanga cyane cyane iyo utazi aya manyanga yabo, bashobora kuba bagukina. Nicyo gihe dushyire hanze amayeri yabo cyangwa se amabanga yabo atandatu bagira menshi bakunda gukoresha bashuka abagabo cyangwa bagira abagabo insanga. Icyambere, amarira ya fake. Abagore bagera mu duhindagurika, ibyo ni ibintu buri muntu azi, ariko ngo nanone ni abahanga mu kuba bagaragaza amarangamutima atari aya nyayo. Ashobora kwigira nk'ababaye, ashobora no kurira kugira ngo wumve ko nawe uri umuntu mubi wamubabaje. Ibyo ngibyo uzabibona umuntu utuvuze nk'ikintu adashaka kumva cyangwa ikintu kigiye mu buryo atabyifuzaga, amarira ahita atangira gutemba amanutse yihuse cyane. Ariko bitekerezeho, kuki abagore buri gihe iteka batangira kwirizwa cyane cyane cyagiye bafatiwe mu kintu kibi? Uzabacunga. Uko ni ukugerageza kwikura muri situwasiyo ihari cyangwa se mu bibazo umusanzemo, agira ngo wumve ko hari nk'undi muntu wamushutse, ni ukumugirira impuhwe. Nufata shiro wari kugucinya ukabona atangiye kwiriza, atangiye kuzana ibintu by'amarira, uzamenye ko aya ari amarira y'ingona, ntago aba ari kurizwa n'agahinda cyangwa kwicuza, kuko ababajwe no kuba yaguciye inyuma. Ntago yakagombye no kujya yari kubitekereza mbere yuko anajyayo kujya kuguca inyuma, akavuga ati ibi bintu biri bubabaze umukunzi wanjye. Impamvu yonyine amarira yabo amanuka atemba yihuse cyane ku maso iyo bafatiye mu kintu kibi ni iyihe? Uko ni ukugerageza kukuremamo ikintu bita impuhwe, nuko nawe ukaba umuswa ukagwa muri ako gatego, amarira nyine ye agahita kugira inzanga. Utagira ngo unyumvirize, buriya ntabwo wagenda ngo uce imanza cyangwa uvuge ngo uyu mugore ndamwizera, uvuge ngo uyu mugore ndamwizera cyangwa simwizera bitewe n'amarangamutima ye cyangwa amagambo amuva mu kanwa ke, kuko amagambo yabo n'amarira yabo ashobora kuba yagushuka kimwe n'amagambo yabo. Uburyo bwonyine bwo kuvuga ngo uyu mugore ni umwizerwa cyangwa ntabwo ari umwizerwa, ni ukwitondera ibikorwa byo akora. Rero ibyo yavuga byose, uko yaba yiyumva kose, ujye ugume utuje, wigire nkaho nta marangamutima ufite. Ariko nanone ngo ntabwo twavuga ko amarira yose ari ayo kwirengagizwa cyangwa hari buri gihe iteka baba bari kurira bari kubeshya. Oya, hari n'igihe aba ari aya nyayo. Gusa nanone ujye ushishoza, hari abarira, hari abagutuburira ukabona n'amarira araje ariko atari aya nyayo. Icya kabiri,
kwishinja icyaha. Buriya umugore azi neza ko inshingano ihambaye cyane ku mugabo ari uko agomba kunezeza uwo mugore, ndetse ko uwo mugabo agomba kumwitaho. Ariko ngo ibyo bintu bakunda kubikoresha, bakunda kubyitwaza bagira ngo bagukureho ikintu bashaka cyangwa se babone ikintu bashaka. Reka nkwereke ibimenyetso abasore mubona mukabyirengagiza bikwereka ko uwo mugore atari uwo kwizerwa. Ni wa mugore, umva amagambo, reka nkwereke ibyo bimenyetso ni ibihe. Umva, atari uwo kwizerwa. Ati ni wa mugore utuma umugabo ubwe agenda akibaza niba ari umugabo, agatangira kwisaza, agatangira gushinja umugabo mu kuba hari ibintu atamukorera, cyangwa mu kuba hari ibintu ngo hari ibintu atirekuraho ngo amuhe nk'umwanya yisanzure, ashaka kumukontorora, agatangira kwigira inzira y'akarengane, ku buryo utangira no kwibagirwa, wowe nk'umugabo ugatangira kwibagirwa ibikorwa bye bibi wari umusanzemo, cyangwa se ibikorwa bye bibi amaze iminsi akora, kugira ngo wumve ko ari we muntu uri mu ikosa. Noneho kivamo umugabo ubwe agatangira kuba ari we utangira kwibaza ubwe wa mugani niba ari umugabo. Ni hahandi ufata umugore ari kuguca inyuma agahita akubwira ngo none se kutajya umbonera umwanya, none se ko abandi bagabo abandi bagabo babonera umwanya abagore babo cyangwa babasohokana ahantu hahenze, noneho wowe ubwawe niba wari umufatiye nko mu ikosa runaka, ugahita utangira kwishinja icyaha, ugahita utangira kwibagirwa ikosa wari umufatiyemo. Uko ni uguhindura ingingo. Noneho mbere yuko umuvumbura, umugabo agatangira gusaba imbabazi kugira ngo arebe ko bamerana neza, ariko we aba abizi ko wari uri mukuri wa mugabo we. Iteka ryose aba abizi ko wari uri mukuri. Rero ujye witondera kano gatego, ntugatume wumva ko wishinjije icyaha bitewe ngo n'ibintu ngo utamukoreye, ibyo ngo bigatuma ajya mu makosa n'amahano ngo nuko hari ibintu utamukorera. Ntagatume wishinja icyo cyaha cyangwa se wumva ko hari ikintu uri kwishinja ku mutima wawe. Icya gatatu, kugukoraho. Ubundi buryo bwa gatatu bubi cyane cyangwa se bw'umwijima abagore bakoresha bashuka abagabo ni ukubakoraho. Ubu ni uburyo ubona ushobora kubona ari uburyo nyine buri aho budafite icyo buvuze, ariko nanone ngo ubu buryo bukunda gukora ku bagabo b'abana beza cyangwa se ku basore b'abana beza. Sheri wawe akaza akagukoraho, ati ibyo bituma umugabo yumva ko akenewe cyane cyangwa se yifuzwa n'umugore. Ariko nanone cyaba igikoresho yakoresha agira ngo agukore ikintu ashaka. Ashobora kugukora ku kuboko, cyangwa akagukora ku rutugu, cyangwa akagukora mu mugongo muri kuganira, ari nako akwiyegereza, ari nako akureka nawe ukamukoraho. Ati uku nguko ni ukurema umwuka mwiza hagati yawe nawe. Ariko nanone ujye witondera ko kantu iyo ni gasupa baguhaye. Ati ujye witondera ko kantu abagiye kukurangiza. Ashobora kuba agiye gukoresha iyi tekinike kugira ngo agukontorore ugire ikintu umukorera. Ashobora kuba ari faveri, ashobora kuba ari ukumumenaho amafaranga, cyangwa ikindi kintu ashaka ngo umukorere. Abagabo benshi bitewe n'uburyo umukobwa yagenga bakoraho bagatwarwa, cyane cyane nyine umukobwa agiye abakoraho bigacamo neza cyane, bahita basubiza icyo umukobwa asabye. Niba umukobwa yaragusabye ikintu, nyuma yo kugukoraho uhita umubwira ati cyane rwose, mbese uhita wikiriza aba yamaze kukwica mu mutwe. Ariko ugomba kuguma wikontorora no mu mutwe wawe mu gihe agukoraho ibihe byose. Nubona atangiye kugusaba akantu, cyane cyane by'umwihariko nyuma yo kugukoraho, ujye umenya ko ari kugerageza kukugira inzanga cyangwa kukugira ikigoryi. Uwo mutego ntuzawugwemo. Icya kane, kuguhata amashimwe akabije cyane. Ati ubu n'ubundi buryo bafite burenze cyangwa se ubundi buryo bw'ubucakura abagore bazi cyangwa bahuriyeho mu kuba bagira abagabo inzanga.
ati ukuntu kuguhata amashimwe, uburyo bubi cyane cyangwa se uburyo bw'umwijima abagore bakoresha. Ibi twabyita kuguhata urukundo rudasanzwe. Namwe murabizi kwereka umugabo ko wamushimagije cyangwa se kumusingiza, ibyo byatuma umukuraho ikintu ushaka, ataraza agatuma wumva uri umuntu nyine muberanye, ari we umuntu yari yarabuze, umugore cyangwa umukobwa, cyangwa akakwereka ko uri umuntu udasanzwe kuri we, cyangwa akakwereka ko ari we muntu nyine watoranijwe kugira ngo muzakundane cyangwa se muzabe mubirimo. Ariko uzajya umenya ko aba ari kukwigarurira, ariko ubwo ni uburyo bwose bwo kugira ngo nyine akwigarurire, aba agufite mu biganza, akugira inzanga. Rero ko aya magambo agenda azamuka yo kugushimagiza, ujye umenya ko aya magambo uko ugenda uyizera cyane, ati umunsi watangiye kugenda wizera ibintu ari kukubwira ko uri umuntu urenze, ufite ubwenge, agushimagiza, kurata ibyubahiro n'uburyo muzi abagabo dukunda ibyubahiro, ujye umenya ko uwo mutwe wawe yamaze kuwushyiramo ikintu kimeze nk'igihu mu mutwe utari gutekereza neza, ndetse aba agufite mu biganza. Umva, haba hari akandi kantu nyuma yo kukugira inzanga cyangwa se nyuma yo kugushimagiza, haba hari akandi kantu kagiye gukurikira ayo mashimwe no kugurata ibyubahiro agiye kugusaba ngo umukorere, cyangwa se agiye kugusaba ngo umumenemo nk'amafaranga cyangwa ikindi kintu. Ati iyi tekinike igenda ikuraho abasore benshi amafaranga, cyangwa se igenda imaraho abasore benshi amafaranga. Ati umukobwa wakoresheje iyi tekinike cyangwa umugore wakoresheje iyi tekinike ashobora kuza akagukuraho amafaranga. Umuntu ni gute aba yakweretse ko uri umuntu uzi ubwenge, uri umwana mwiza, uri umuntu nyine urenze, ufite n'ubwenge n'iki, yakubwira, yarangiza kugushimagiza, yarangiza akavuga ati mpaho uduhumbi wenda nka 50 utatumuha udufite, wahita utumuha, kuko aba yamanje kubisasira nyine akagushimagiza. Ati ibyo bintu rero byagiye bikura amafaranga menshi ku basore n'abagabo. Ati ibyo bintu ntukajye ubigwamo, kubera ko iyo ishobora kuba intwaro yo kugira ngo akukureho ikintu ashaka cyangwa agukoremo akazi. Ikindi bino bintu by'amashimwe cyane byo kuza umuntu akagusigiza cyangwa akakurata ibyubahiro udafite kandi azi ko hari abandi bantu bakurenze, ati ibyo bintu bikunda gukorwa n'abesikoro. Uwo mutego ntuzawugwemo, ujye ubimenya neza, kugutuburira, bari kukugira inzanga. Icya gatanu, ngaragariza urukundo. Ati niba unkunda ngaragariza urukundo, cyangwa se ungaragarize ko unkunda by'ukuri. Ati abagore benshi bakunda gutuburira abagabo cyangwa se bashaka kubakoresha mu buryo bwabo, bakunda kukubwira ngo ngaragariza ko unkunda. Niba unkunda bingaragariza. Ushobora kuba warabyumvisheho na mbere. Ati niba unkunda nkorera ikintu kiriya. Ati niba unkunda by'ukuri ngurira ibagi ihenze. Ati niba unkunda by'ukuri jyana mu karuhuko cyangwa ku Gisenyi ku mazi. Ariko ibyo byose ni ibice bigize mu kuba yakugira inzanga cyangwa se ngo akwice mu bwonko kugira ngo abone ikintu ashaka. Ariko ubu ni uburyo nanone bworoshye bwo guhita wabibona ko umugore ari kugerageza kugukoresha kugira ngo agukoreho amafaranga, ariko uza kwibwirisha, kuko nyine abamanje kuvuga ngo niba unkunda ngurira iriya bag ihenze, niba unkunda njyana aha n'aha. Uhita utangira nawe guhita ukeka byoroshye, guhita uvuga uti uyu mukobwa ibyo ari byo byose ari gushaka kunkuraho amafaranga. Ariko nanone ubwo ni uburyo bubi cyane ndetse bunakora neza cyane pe, kubera ko bwagiye bukorera abagore benshi. Ibyo byagiye bituma abavandimwe bacu n'abashuti bacu konti zabo zisigaraho ubusa, ari ukugira ngo bagende bagaragarize urukundo abagore bakunda cyangwa abakobwa bakunda. Ati ibyo bintu n'ubugoryi. Ati ubundi urukundo no kwizerwa cyangwa se urukundo no kuba inyangamugayo n'umwizerwa imbere y'umukobwa ni ibigaragazwa n'ibikorwa ukora.
apana kumumenamo amafaranga cyangwa ikindi kintu. Icya gatandatu, gukoresha amagambo wowe ubwawe wivugiye akaba ari yagukubitisha. Atubona ubundi buryo cyane bakunda gukoresha bagira ngo bakwice mu mutwe. Buriya ngo bagore hari uburyo bazi bakoresha amagambo wowe wivugiye akaba ariyo bakubitisha nyine, cyeza agakoresha ayo magambo agira ngo akurwanye mu kintu runaka. Ibyo ntacyo bitwaye niyo yagenda agacukumbura muri bya bintu wamubwiye mwembi muri babiri, cya bya bintu wagize ibanga ariko ukamubwira. Ati umunsi amarangamutima ye mwatangiye gusa nk'abashwana, cyangwa se amarangamutima ye yatangiye kuzamuka n'umujinya n'ibiki, cyangwa umwanya ashaka kugira inzanga agira ngo agushuke, azagenda acukumbure ijambo wowe ubwawe wivugiye, maze agenda arirebe muri ya magambo wamubwiye ahashize. Erega baba bazi amagambo twewe ubwacu abasore tugenda tubabwira cyangwa n'abagabo. Ubundi agenda afata iryo jambo aryuririreho, maze agenda aryongerera ubusobanuro bwe, ubundi arangiza arigukubitisha agira ngo akubabaze, cyagira ikintu agukuraho wowe ubwawe nk'umugabo cyangwa umusore. Kubera ko abagore ngo ni abahanga cyane iyo bigeze mu kuba bafata amagambo wowe wivugiye, barangiza bakayuririraho, barangiza bakayaha ubusobanuro, barangiza bakayagukubita mu kanwa, bigasa nk'aho ari wowe yavuze ako kanya. Wumvisha koko bigasa nk'aho ari wowe yavuze. Ati uwo mutego ntuzabugwemo, kubera ko umunsi uzatangira gusa nk'aho ushaka kwerekana ko ibyo bintu wavuze atari byo, ngo hari ibindi bintu wari ushatse kuvuga, ushatse nyine uri gutongana mu bwatereka, reka ibyo bintu ntabwo ari byo nari mvuze, ushaka kubiha ubusobanuro, ujye umenya ko uwo munsi agufite mu biganza n'ubundi wamaze gutsindwa nk'umugabo, kuko uba umuhaye umwanya yari akeneye kugira ngo nyine abone uburyo atangira kugukuraho ikintu cyangwa se kukugira inzanga. Ati uburyo bwonyine bwo guca muri ibi bintu, muri ibi bishuko, ni ukuguma utuje ukigira nkaho nta marangamutima ufite, ndetse ukitondera ibintu byo kuba wagira ibintu by'amarangamutima bya buri kanya. Wapi kugira nkaho utababaye kandi utanishimye, amarangamutima yawe nyine ukirinda ko agaragara cyane, nanone ntuyahishe cyane. Uko niko washobora guca muri ako gakino k'aba bagore, kuko bafite uburyo bwinshi bwo kuba bakoresha bwo kuba bakugira inzanga. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, kora subscribe, tuzabonana ubutaha. Iyi ni video ugomba gutekerezaho nk'umuntu w'umugabo, ugahita ubona ko burya abakobwa baradutuburira icyambere amarira yabo, icya kabiri gutuma wishinja icyaha, icya gatatu kugukoraho, icya kane ngaragariza ko nkunda, icya gatanu gukoresha amagambo wowe ubwawe wivugiye akayagukubitisha. Niba ubibona ku mukobwa mukundana, niba ubibona ku mugore wawe akunda, niba waraciye muri ibyo bintu bitandatu nkubwiye, ujye umenya ko uwo mugore yari agufite mu biganza, yari ari kugukoresha, ariko ayo ni amanyanga bahuriyeho mu kubisha. Abenshi nka 70%, ntabwo ari bose, ariko ababishatse babiteguye bayahuriyeho mu kuba bagutuburira cyangwa bakakugira inzanga. Tuzabonana ubutaha. Bye bye, ciao ciao, kura subscribe ku Nkoranya TV, ibintu tubikore faster.